uburyo bwo gukora imbuto ntago bura diversity muri kaminuza. Numwe mu bagabo bizi bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi muri kaminuza y'u Rwanda. Mbere gato yabanje kwinjira mu gutubura imbuto nk'umuntu wafashe amasomo y'ubuhinzi n'ubworozi, ariko yasanze ntahuriro kuko ngo muri kaminuza ya masomo yo gutubura bamwe ntibayigaga. Nubwo twiga ubuhinzi muri kaminuza ariko cyane uburyo bwo gukora imbuto ntago bura diversity muri kaminuza. Rero Rica yaje ari igisubizo kuko ndatekereza iyi niyo kohoti yacu ya mbere irangije mu byo gukora imbuto. Rero ubumenyi nibwo bwabura kugira ngo dukore imbuto zigize zifite ubushobozi abahinzi bakwishimira. Uyu nabagenzi bagaragaza ko mu batubuzi imbuto bari hanze aha ngo nta bumenyi bwabyo bafite kuko ngo binagaragarira ku mbuto bakira hanze rimwe na rimwe zigatenguha umuhinzi. Aba muri 16 bamaze umwaka biga amasomo yo gutubura imbuto zitandukanye mu ishuri ry'ubuhinzi no kurengera ibidukikije Rica. Ku bwabo ngo hari byinshi bitiranyaga bagapfa gutubura imbuto, ariko ngo ubumenyi bafite hari byinshi buzabafasha gukosora hanze aha. Ibibazo bihari muri seed sector cyangwa se muri iyi sector y'ibintu bijyanye n'ubutubuzi bw'imbuto ni nyinshi cyane. Hari imbogamizi ya mbere n'ukuba nta mashuri ahari hano mu Rwanda yigisha ibintu by'ubutubuzi bw'imbuto. Rero kuba umuntu afite uruganda cyangwa se afite imirimo atuburiramo ariko abakozi bafitemo nta bumenyi babifitemo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi kibazo gihari ni imbuto zidafite ubuziranenge, zitujuje ubuziranenge. Ibyo rero bituma umuhinzi ahabwa imbuto rimwe na rimwe ikanga kumera. Ibyo ni ibibazo bigiye birimo. Ikindi kibazo kirimo ni ubushobozi kuko kuba watubura imbuto kugira ngo uyivane ku rwego ibyo twitwa ama pre-basic cyangwa ama breeder seeds uyigeze ku mbuto uri buhereze umuhinzi ni ibintu bihenze cyane. Rero no kuba nta mafaranga hari yo gushora muri iyi sector nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ku bushakashatsi nakoreye mu karere ka Musanze naje gusanga umubare munini bakoresha imbuto zo hanze kubera ko izo mu Rwanda ntago bazizeye nkaho zigira umusaruro. Rero bajya gushaka izo hanze bakazikoresha kwa ko bazikora izo zigira umusaruro mwinshi. Ubwo rero nicyo kibazo gihari nyirizina kuko imbuto zo mu Rwanda zigaragara nkaho zihanganira indwara zikihanganira n'ikirere ariko ntago zigira umusaruro mwinshi ugereranyije n'izo hanze. Ibivugwa n'abarangije amasomo yo gutubura bigashimangirwa na Eric Paulman, umuyobozi wa One Acre Fund, agaragaza ko nubwo u Rwanda rugeze kure ariko ngo hakiri ibyuho bigomba kuzigwa kugira ngo nibura mu myaka 5 iri imbere u Rwanda ruzabe ruri mu bihugu byohereza imbuto nyinshi ku masoko mpuzamahanga. Yeah, there's multiple gaps that they're filling. One is on good agronomy and good production. So you really have to follow up seed throughout the season to make sure that you're growing the best possible seed. A second gap. Yego. Hari ibyuho byinshi bigomba kuzibwa. Harimo nko gutubura imbuto kinyamwuga kuko umuntu aba agomba gukurikirana akamenya ko asohoye imbuto nziza. Icya kabiri ni igiciro cyo gutubura imbuto kikiri hejuru. Aba bahanga baba bagomba gutubura imbuto ku buryo igera no mu miryango ukakira amakuru ko abaturage bayikunze. Gusa ukurikije uko urugendo ruhagaze birashoboka. Nko mu myaka 5 ishize twakuraga imbuto hanze ariko uyu munsi turi kwituburira. Nibura mu myaka 5 iri imbere u Rwanda rwaba mu bihugu bya mbere byohereza imbuto nziza ku isoko mpuzamahanga. Birasa naho hari ikibazo gihangayikishije abantu mu ngeri zitandukanye. Dore nk'ubu Dr. Rona Rosati, umuyobozi w'ishuri ry'ubuhinzi Rica, agaragaza ko ngo hagomba gukorwa ibishoboka byose umunyarwanda akabona imutunga bivuye mu buhinzi kandi ku mafaranga make. Kuri we uko niko abyumva. The purpose of agriculture is to feed the population. Intego y'ubuhinzi ni ukugaburira abanyarwanda kubera ko gahunda leta yafashe zirimo no gushyira imbaraga mu kwigisha uko ubuhinzi bukorwa kinyamwuga. Ahazaza turizera ko hazaboneka ibiribwa bihagije kandi kuri make. Dr. Karangwa Patrick yemera ko ikibazo cy'abatubuzi batabifitiye ubumenyi kizwi, ariko kandi akavuga ko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi irajwe ishinga no kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi. Ivyo rero ntabwo bishoboka igihe hatariho ubumenyi buhagije by'iki butubuzi bw'imbuto. Abatubuzi bacu benshi usanga baragiye abenshi bari abahinzi basanzwe bahindutse abatubuzi bahinga badafite ubumenyi buhambaye n'ubwo kubigisha bihoraho. Ubuziranenge cyangwa ubwiza bw'imbuto ni ingenzi ikomeye. Twagiye tubona hamwe abanyamakuru mujya bibona ukumva ngahanaha imbuto bahinze yanze kumera, kumva hanaha imbuto ntabwo yabaye nziza.
Ikibazo cy'ubutubuzi bw'imbuto mu Rwanda ni kimwe mu byakunze kugarukwaho n'abatari bake mu ngeri y'ubuhinzi, aho mwakunze kumva abahinzi bahabwa imbuto ariko ikanga kumera, ahandi ibigori ntibiheke, yewe nimba atari no gutebya ngo hari naho bateye watermelon heri bihaza. Izi birantega zose zigakomeza kuba amahurizo ku bafite ubuhinzi mu nshingano. D'Antoni Gasigwa, Flash TV.